amafaranga nayi gukubita kasi nyuma y'igusigera tugende ikintu nk'iki gisagi koko umuntu yambwira ngo ndise nabyara iki gihore nk'iki mutwaresha kajya inama cyo kagenda mu kagenda gukuriraho wantu uyu musega kweri nako umusega ninde wamase garanyina bambonera inturo nk'iri yashaka Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye nta muntu nzabwira yuko ahantu hari amafaranga pe reka ubundi ni ryo banga ry'umuntu kabisa meze bite bro yo imeze bite umusa meze neza nari meze fresh kabisa waje guparika inyuma mu gisa mwana ahantu ntago hazi banga ryabo ahantu harakubiye hateye ubwoba amafaranga urayabona yampaye nka data genda hano parika nako njya ku muhanda kuri kaburimbo ntago muhamuza ahantu amafaranga maze gukora 15,000 none haba abaparika araruguru baba baragose yampaye nka data babazi mama yangu amafaranga maze gukorera ariko hangaha hari amafaranga uri shuwa ku bintu mbwiye yampaye nka data bari banumye akantu nari bituri kumwe nari mu game over nari bituri kumwe Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala God have mercy. Naho ndebera niki motari ndagaza uyu muswera abajana kugira gute kandi naravuze ngo umuntu wanje uzankoraho hingegero cyo guparika hano ujyaye ubundi wowe wangugiye gare ka urabona wowe waza ariko igare ry'ikiri gare ntago ritwara abagenzi kuri butwara bawe wanditse nk'iparikira ko wambwiye ko hari abagenzi ariko uraparika hanga ntusanzwe uparika hano hari pariki kagare kauze wowe iri kandi amafaranga ari kurabo uza amafaranga imoto igura ariko fasha jana bebera aho jya kunkoraho bamurezi birahure nabimene ubona aho ureba hano wakibeshe so kareba ukuntu kagare kabigenderamo urimo baratisha hanga Motari wasa usanga abantu baba bubitse tayo biparike nawe uze guparika ibyo bibanda honi byawe ariko iyo ureba ukareba iyi moto n'iryo gare ryawe ubona ariko iyi moto itoga ubundi yakicaraho umugeni ariko sha uzi reba igare iyi moto itoga ubundi kasika nyuma nubibona kasika nyuma genda umunyonzi uri umunyonzi nani umumotari genda umunyonzi ntago ndi umunyonzi wasoje ntago ndi umunyonzi wa nyoko uriko ntago ndi umunyonzi ibyo nabimenye nabyo ntago ndi umunyonzi genda umunyutsi mani bakwita abanyutsi umunyonzi abanyonzi nabica tugakora akazi wabo abanyonzi nabica abantu nje ngona nakazi nabo baretse tugakora akazi nje ngona nakazi nabo nje ndi umunyonzi ndugeze bana njya kunyonga abantu nje ndi umunyutsi cyangwa abanyutsi ongera se heba ukuntu kanura wanyweye ibikisha rahira rahira utumye hana kafite nakamwe kava nahita ngwa amaberato ako sha tubona agura televiziyo n'ibinyoteri twabura aguze aka we kikoreshwa hose kwiri gare wanje gera ndagutwara uri kujya hasi uramba amazi uramba irangukira bibiri kutanje bibiri my lord I wonder
Thank you. Every day I need a burudi of kasi ko utayigize neza mwana irasukuye imeze neza ndikwana nawe nta kigenda ubona ko nta Zita. Hanyuma aragucanga yese kaino. harimo abanje bibiri mwana ko urimo satanisha ntabwo ari gusa ahubwo harayimize ndakwemeza aho wamereye mata ngira twigenda aya mafaranga ni menshi agana kumanuka Oya wijanye ngo natiko. Urimo rakujyana he? Magana 8 twigendere. Magana 8. akira ngutwarire magana 2 Magana 8. ariko bode bikabya genda kubwiye ngo Magana 7 gusa. ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha imbaraga Magana 3 ndagutwara twigendere. Magana 3. Njekera ngiyangi urumoto twagesha nka ruri njekera. Magana 6. Aha. mama yanjye noneho umwuka byaramye ntabwo nzongera urabona naka kagari ukuntu kameze karashaje oya n'umutungo ndikwata meze neza Umwesha amaso nesa. Umwesha amaso nesa. reba ari kureba magana 3 reka nigende Umwesha sasa. none naramaze Reka ngutumbishane. Magana 5. Magana 5 ndagutwara. kwa jina la Yesu ndebere umuntu amagambo yanjye nayo kubita satani kuko urimo satanisha ntabwo ari gusa ahubwo harayimize Nta muntu ari gusa. Byose ndagutwara je. my lord Nuko ntawe de. Fata umusore. turuwasa mana yanjye ko abantu kuko ko bigenze Byose jewe nguturuwasa. uwo neza uyu turuwasa Akurukanga nawe urakuturuwasa. iyo mabuye yihuta Moto yarashaje. uyu nana sirasagira Ariko mwajyamo reka mbwire satani reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power bibaha imbaraga hasi ko warumbengeye igikwe reba umuntu ugenda kuri gare Ariko reba umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe reba yariyambuye hanze umuntu arwara igicuri. kumureba Arwara igicuri. Arwara igicuri. reba Arwara igicuri umugabo ndamuzi. Uwo mugabo arwara igicuri. aritora klinika mu ijana ntabwo nakomaneza akira ngo yari ifutiye ubuntu kugira ngo wumve ko ngenda nakwishimira we ntabwo yemera se rifuti wese urabijyamo urabivuguruza nk'icyo Ndakubwira sita. Ndagutwara nawe magana 5. Ndagutwara nawe magana 5. Ndaguha magana 5 wewe n'amafaranga. Ndagutwara ku muntu ngwe n'amafaranga. nahita amenya ko abamotari tudakorera amafaranga mwebwe n'amafaranga mu gihe Tuva kuri moto ujya ngo amafaranga. reka turebe bagiye ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi bite byawe bagiye kujya twishyura we Ibihumbi 2 3 oya nushaka ariko fuyimbi Oya ndayigwa ariko ngutwara. Cuci nawe ngegera ngiyo urabona yantwara mu mudende. amafaranga arimo hano ntagaragara akira ngo ibihumbi 3 oya ntagaragara amafaranga arimo nari gukubita ikasi nyuma yo gusigira ikintu nk'iki gisage koko umuntu arambwira ngo ndise nabyara igihore nk'iki Ngegera gusa. Mutware sha. Kajya inama cyo kagenda mu cyo kagenda bukuriraho wantu. uyu musega kweri Nako umusega ninde wa masewi. Yari yanyina. Bambonera inturo nk'iri ya sha. Ndimana n'umugenzi. Inturo y'umuturi. Ngegera. Kabonera ubi kagwe muri ruhurura kahambira. ntabwo bufite wambaye inkweto nziza uri big boss n'iryo zina ntabwo ryemera